ubu ngubu njyewe ndi Kigali muvugisha ukuri njye ndi Dubai. I'm so sorry, ndi Dubai. Ni amavuta meza cyane ku bantu bakuru, ku bantu bafite iminkanyari, harimo anti-lid. Hano hari aka contour y'ijisho. Iyo contour imara iki? Iyi contour ituma babandi bafite ijisho Hello guys, hopefully ko mwese mumeze neza, nanjye meze neza. Ahangaha rero tugiye mu mujyi mubane natwe muri vlog yacu y'iminsi 3. Turaberekamo ibintu byinshi byiza cyane. Harimo kujya gushopinga, muraza kubona shop nziza wahahiramo imyenda myiza, imyenda yo kwambara ndetse n'imyenda y'imbere. Rero turajyana mu mujyi. Shop ya mbere turi bujyemo, tujyane mu mujyi muri chic. Ahantu naguze imyenda online kandi ndabizi ko hari abantu benshi bari buyikunde, urumva. Tujyane rero, tugeraneyo, twinjane muri shop, twipime iyanjye, namwe nimukunda muzagura iyanyu. Aha abantu bazi mu mujyi wa KGL, murabona yuko twagezeyo. Twageze city rwagati. Twageze murabona ko tugeze kuri mic. Tugiye kwinjira muri chic. Umuntu tuba turi hamwe ndimo kweditinga video aba yasetse yapfuye. Aha rero tugeze muri parking ya chic. Twagezemo, twinjirane mu iduka, twipimana imyenda kugira ngo nawe nuyikunda cyangwa ukabona n'indi myiza. Abantu rero babamaneke muri iryo duka nabonye barabafite ariko nanjye w'ikibonke bamboneye size yanjye. Muraza kubibona nuko nyine I'm not sure ko ndi buze kubasha nyine ko rero guys, ahangaha mumbabarire ntago nabashije gufata video ndi mu iduka, urumva. Ntago nabashije guhagarara mana yanjye, njyewe umuntu uranga harimo kuntera stress, nagenda ajya kwitabira hirya atatubangamira, kubera yuko dufite byinshi byo kuganira njye namwe. Ntago nabashije gufata video ndimo kwipima imyenda, nta nubwo nabashije kubereka iduka naguzemo, ariko ubwo ngubwo umuntu uzakunda ya myenda naguzeyo, hariyo n'indi nyine myiza sinabasha nyine kuyibereka, ariko nyine sinzi ukuntu bimeze. So ubwo rero twaragiye turagenda nyine turimo gutaha. Nasubiye mu rugo guys. Betty naramubuze nyine iyi weekend yankoshonyemo, yabuze umwanya. Kwa kongera rero ubwo ngubwo nabashije gukora udukose, ndavuga ati ntago nabicisha irungu bigeze aho ngaho. Ndavuga ati nyine reka nkomeze mbahe ingendo zanjye, cyangwa se kuko hari byinshi rega byabagirira akamaro birimo. Yes, rero mana yanjye turimo gusubira mu rugo nyine ndimo gutaha, nibwo nabonye ko Kigali batangiye kuyidekora. Decoration imeze nabi mu ndebere. Ubu ngubu njyewe ndi Kigali muvugisha ukuri njye ndi Dubai. I'm so sorry, ndi Dubai. Kuko murabibona ko so rero ku munsi ukurikiyeho
ku munsi ukurikiyeho nagiye hehe, nagiye muri salo kubera yuko nari mfite gahunda yo kujya mu bukwe kwa gatandatu. Ubu ngubu ni kuwa gatanu, yes, nagiye muri salo. Iyo salo ifite umwihariko uteye ubwoba. Iyi salo ni nziza ubwayo. Mwabibonye ko rero ino salo ifite salo y'abadamu ikagira na salo y'abagabo. Ubwo rero iyo uvuye muri salo ifite umwihariko ko ifite iduka ryiza cyane ripanze neza, rifite ibintu by'imvaburayi, sitafu zayo zose ni imvaburayi. Ni ahantu ushobora kugura ikintu ukamenya ko ari orijinali, mbese ukamakinga shuwa ko ntabwo uzicuza. So rero iri duka ririmo amabiju, ririmo amavuta nk'uko muyabona, ririmo amavuta, harimo amavuta meza cyane y'amanyaburayi, harimo afterglow, harimo atayifite, ndetse baranadusobanurira mu kanya ikintu ku kindi, kuko murabona ko ripanze neza buri kintu kwacyo. Ahangaha twari muri sayidi y'amavuta, tugeze muri mekapu, murabona amakuru, murabona amafoundation n'ibindi byinshi. Murabona yuko abana baguma baripanga fresh, uzabona rikeye. hari meza cyane ku bantu bakuru, ku bantu bafite iminkanyari, harimo antilite. Hano hari aka contour y'ijisho. Iyo contour imara iki? Iyi contour ituma babandi bafite ijisho ribyimbye rimera neza cyane, cyangwa ryirabura, kwa kundi ufite allergie ribyimbye, cyangwa allergie, bigira neza hano ugasanga hagaruye ubuzima. Akaza Cetaphil, ayo yandi yo mu gicupa kinini. Aya ni amavuta meza cyane y'amavaseline y'amanyaburayi, akora uruhu rwiza. Ngira ngo urabona ko ari igikreme cyiza. Ni amavuta meza cyane ku ruhu, ari ufite uruhu rwumagaye ruba lisi. Tugiye no ku yandi, hano hari amascrub, hari iyi ya coffee, ni scrub nziza cyane, igira uruhu rwiza. Niyo mu maso gusa, n'iyi niyo mu maso ya carotte, ariko iya coffee iba nziza cyane kurusha. N'amavuta ari naturel, za topi creme y'amavaburayi. Aya mavuta ni meza cyane, atuma uruhu rubobera. Abamo hydroquinone? Oya, nta hydroquinone ibamo. Yego. Hanyuma tukaza mu by'ubwiza bya makeup. Hano dufite foundation, rouge à lèvres, hari poudre z'amaka za compact, z'ama original. Ibi byose ni ama OG. Wow. Yego. Hakaza ama parfum n'ama roll-on, nayo ni ama OG. Hari crème ame cyangwa hand cream nziza za Victoria, zirahumura neza cyane kandi zoroshya intoki, kandi zitinda ku ma body spray, atinda
ku mubiri cyane. Okay. Hanyuma hari amapafe meza cyane dufite kandi ku giciro cyiza. Nk'izi La Vie est Belle ni pafe nziza cyane kandi ni ku giciro cyiza urabibona. Mbese dufite ibintu byiza by'ama OG. Abatugana rwose tuzabafata neza cyane tutanabahenze. So nizere ko ibiciro rero muzabikubita hasi hanyuma tukaza tugaha guys. Aha hantu hari ibintu byiza nk'ukuntu mubibona, sinzi ukuntu nshaka kubibabwira ngo mubyumve. Abo bantu rero bari bazi ko aha ni Kabeza. Abantu benshi baba bazi ko kugira ngo n'ibintu bya VIP cyangwa biri classe by'ama original ubisanga ngo mu mujyi, ngo mu mashopu yo mu mujyi. Guys, aha ni Kabeza. Urabona ko hari akaduka keza cyane na salo mwayibonye nayo irimo. Mwakoze cyane. Tugeze mu iduka ry'imyenda y'imbere, murabibona hari utuntu twiza cyane abantu bakunda, string, hari amakompleti y'amakariso, hari mbese sinzi reka mbereke mwirebere mwihere ijisho kubera yuko ngewe byandenze ntabwo mushaka kubyumva. Hari ibintu byiza cyane ariko ngiye ndimo ndabereka nk'ukuntu nabibabwiye, ariko ibindi ni ahanyu kwirebera. So hari ibintu byinshi byiza cyane murabona, hari n'amapinjama, harimo na pinjama. Mbese hano hari ibintu bya bindi umuntu atajya abona umwanya wo kujya kugura kikanga byashize, kandi mu by'ukuri ahangaha rero uraza uje muri salo ugahita unashopinga. Urabona ko hari utuntu twiza cyane. Abantu babishaka rero muzaze mwihahire. So rero bukeye nk'ukuntu nari nabibabwiye ko nayo ujye muri salo samedi, hari ubukwe bw'umushuti wanjye. ubwo narabyutse njya muri salo, nari nagiye naraye nkoze imisatsi. Noneho rero ubwo nagiye kuri makeup, ndagenda nkoresha makeup kuri wa muvandimwe wacu Ariane. Arankorera rero nk'ukuntu nshyuha, banyita mama mushyuho. Ndahise duramo ya myenda nari nagiye kugura. Ati ngomba kugenda nsa neza this way, ngomba kugenda nsa neza. Ndangije ndagenda nambaye uko nguko nyine muraza kubibona, ariko nari gusubira nyine muri reception nkajya guhindura kugira ngo njye muri reception. Hanyuma nkoresha makeup zanjye ndasoza. Ahangaha bari bakirimo kunkorera, ariko nari nazindutse ndangije nsanga y'abantu benshi. Rero narasoje nanjye ndagenda nsanga nuko nguko umugeni yasaga. Guys, yasaga neza cyane, yasaga neza ewan, yasaga neza murabibona. Yaraga beauty, yari keza cyane. bari bamukoreye makeup nziza, ubona kakeye. Ubwo rero hello guys, I'm Cynthia, I'm not the bride. Hello guys, I'm Nicole, I'm not blind. Hey guys, I'm Tausi, I'm not a blind. Hello guys, I'm Anik, I'm not a blind. Hello guys. Hey. Hello, I'm the sister, I'm not a bride. Hello, this is Angela, I'm not a bride. Hello, I'm Claire.
I'm not blind. Hello, I am Anna. Hello, I'm Denise. I'm not blind. Io ma mi piace. nyuma rero y'umushyuho mwinshi ego ko mana yanjye twari twatogose twatokombeye twaje rero kugenda nyine umugeni baramuhamagaye arasohoka ahangaha rero murabona yuko twari twageze muri tent abantu bari bamuherekeje bose bari bamaze kwicara guys ntabwo nabashije gufata video zose kubera yuko urabona ahantu nari mpagaze nubwo naragerageje kuko iyo abatari urukundo mbakunda ibi ntabwo byari gushoboka ako yakomba kunda cyane niyo mpamvu nabashije kugerageza nyine nkagenda nkitunganya nyine kugira ngo mbabonera akanya ko kuza kubaha amavideo nk'aya ariko ikindi nababwira cyumva nari nashatse umuntu ngo abimfashemo ndanamushimira rwose yaragerageje kugira ngo mbashe kubona izi video zose ubundi bakimara kumpanga akakarima navuze nti kanjye karashobotse ubu nta kintu kiri bukunde ariko ngize chance bihita bikunda yes bona umuntu ufasha mfatira mu mavideo mabona ko do hirya ho nge naho nari mpagaze nazanye kentusi ndangije ndavuga turabizi ibi bintu ntabwo nabivamo twari twarushye ubwo bagombaga kubanza gutanga izo gift zose mwabonye hariya zipanze ubwo hari n'izindi mutabonye hirya zo ku mugabo zose bakazitanga zamara kurangira tukabona gutangira akazi ubwo rero twafashe icyemezo turavuga ati tube twicariye ahantu dite twicara ahantu nyine turituriza kugira ngo nibaza kuza kuduhamagara duhite noneho tuza twanaruhutse hari izuba so rero umugeni yahise atangira kujya gutanga impano yahereye kuri papa ariko nyuma akurikizaho mama we amwambika ikamba amwambika ikamba amukubitaho n'akakantu k'abamisi nzi ukuntu bakita ajya no ku mumama wamubyariye umugabo nawe aramwambika aramusuhuza barasuhuzanya hanyuma amaze kumwambika bamaze gusuhuzanya marene yaraje marene ubwo yamureberaga hafi avuga ati asoza mpita ngenda muzana ubwo rero yaramuzanye amusubiza ahantu yagombaga guhagarara ahita yongera asanga umugabo we ubwo ngubwo bakomeza gutanga gift bakomeje gutanga impano rero urabona ko bacagamo agafata video tw'udusnap nta kundi nabigenza byihangana niba mubona bijenanye ari utuntu dutoya nanjye murabona ko ntako nari nagize rero ubwo twaje kuza muri reception murabona ukuntu noneho hari hahiye ibibebe byinje imbere y'abageni n'aba fille d'honneur bose bari bahari hanyuma ewana barinjira twese twari twahagurutse twahagaze turimo kwakira umwami n'umwamikazi rwose mu byubahiro byabo ubwo ngubwo batangira kubakira abamedi bari bashyushye mabona ba boga y'abagasodonera ibyuki by'ibifiye donera bose nyine bari bameze neza cyane hanyuma rero murabona ko umugeni yishimye abageni umva cyakoza abageni baduhaye show byari ibyishimo umuntu wese wari uri hariya nta bintu byo gutuza nta mutuzo wari uhari ibintu byose byari isazi
bwari ubukwe bushyushye rwose kandi buryoshye. Aba bagore b'inshuti zanjye nabo baravuze ati hehe bite tuguhe sho, baba barayima. Yumva cyakoze abantu baraha bose bari bafite modu nziza. Umva iyo nza guhomba ubu bukwe nari kuba usibye no gomba nari kuba mpombanye wa mugandi wa hanyuma rero ubwo ngubwo abageni bamaze gusoza byose, bamaze kwicara, abantu barimo kubazimanira, itorero ryaraje ritangira kudususurutsa, batangira kubyina. Haba haje sasa icyuki taratibu, umugore w'inshuti yanjye rwose abaravuze ati hoya ntabwo ibi nabyihanganira. Baraje aducinyemo akadiho, abakanguye itorero ati ko muzi n'ibindi mbakubite wake up. Umva itorero rirahaguruka rirabyina. Mana yanjye we, ibi bintu sinzi ukuntu nabibabwira. Aha rero mbaza ngo hari habaye iki. Bashyizemo indirimbo ngo yitwa umurisa, umugeni yitwa umurisa Hozine. Ubwo rero bashyizemo iyo ndirimbo, mva ukuntu itanya ngo umurisa sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Iyo batanye ibyuma byanjye guys, mba ndi hehera, ntabwo nanjye nzi ahantu mba ndi, gusa mba ndirimba birenze. Kandi umugeni afite n'inyinya, munyumvire ibintu rwose byanyabyo biri real, ntabwo byari kubafera. Itorero ryaragumye rirabyina, intore ziraza. Mana yanjye we, ibi birori byari bishyushye, sinzi ukuntu ushaka kubibabwira ngo mubyumve, gusa twararyohewe. Weekend yacu yabaye nziza cyane, twataramanye n'abageni bacu. Mva uyu wari umuteguro pe, wari umuteguro cyokora ewana Hozine rwose tumwifurije umva urugo rwiza, azabyare hungu nakobwa. Ubwo rero twakomeje kubyina, ngewe dore nuko nguko guys nari nimereye. Utwo dufoto nari nadufashe mbere.